ikaze abakurikira Wazo Speed muri kumwe na Mike Speed. Nkuko tumaze iminsi turebera hamwe uburyo umuntu yakikorera ibintu bimwe na bimwe ku ikoranabuhanga abyikoreye, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wasaba serivisi iyo ari yo yose ku rubuga rw'Irembo. Nkuko mubizi, Irembo ni online platform cyangwa se urubuga dusabiraho serivisi zitandukanye. Habaho serivisi z'irangamimerere, iz'ubutaka, iza polisi, iza noteri, iz'ubuzima, iz'uburezi. Hariho serivisi nyinshi zitandukanye. Hari uburyo wakidekararira wowe ubwawe nta mafaranga bigusabye, ukishyura ikiguzi cya serivisi ariko wabyikoreye. Nta kindi rero bisaba keretse ko ufite mudasobwa yawe cyangwa se telefone, ndetse telefone yaba se smartphone yaba se nyisanzwe. Hari uburyo babikora nabwo nzabereka kuri telefone isanzwe, ariko uburyo tugiye gukoresha ni ubwo gukoresha telefone smartphone cyangwa se mudasobwa ariko ifite network. Uko ukora rero, ufungura browser hanyuma ugasacinga Irembo kuri website, hanyuma ukinjira ku rubuga rw'Irembo. Niba hari serivisi yifuza yuko twakugezaho uburyo bayidekarara, urugero rwa mbere twandikira muri comment, ubundi nkagufasha kukwereka uburyo wayidekarara. Tugiye gufata urugero ku cyemezo cy'irangamimerere cy'uko uri ingaragu, ugikandaho cyangwa se ugikirikaho bagahita bakwereka amakuru ajyanye nacyo. Dosiye imara umunsi umwe, amafaranga ari 500, hanyuma ugasaba. Hari uburyo bubiri winjiramo, umwagenti yinjiramo kuri konte ye ariko wowe winjira nk'umushyitsi kubera nta konte ufitemo. Bahita bagusaba kuzuzamo irangamuntu yawe ndetse na nimero de telefone. Iyo urangije usaba kode ikwemerera kwinjiramo. Iyo kode bayiguha kuri telefone yawe, urabona ko bayiduhaye, hanyuma uyuzuza hano hasi. Wamara kwizuzamo ugakanda kuri saba, bahita bazana amazina yawe, nimero y'irangamuntu yawe, noneho kuzuza address yawe yaho utuye, akarere utuyemo, umurenge utuyemo, n'impamvu usaba iyi serivisi. Hanyuma warangiza ugakanda kubikurikira. Iyo ukanze bahita bazana amakuru yawe yose aba yavuye mu kigo cya NIDA kirangamuntu. Uhitamo rero aho bari bukohereze ubutumwa bwo kwishyura, niba ari kuri telefone cyangwa kuri email, ukemeza ko amakuru watanze ariyo, warangiza ukemeza. Iyo umaze kwemeza rero bahita baguha message, bakaguha amakuru ajyanye na dosiye yawe, bakakwereka na kode uri bwishyureho. Ubu umwagenti we icyo akora aguhiza nimero zo kwishyuraho. Nukanda kuri kwishyura urabona uburyo wakoresha wishyura. Message urabona yuko bayiduhaye yerekana kode twakwishyuraho. Hanyuma uburyo bwo kwishyura buriya batweretse: akanyenyeri 142, akanyenyeri 3, akanyenyeri 7 kode. Nurangiza kwemeza urashyiramo umubare w'ibanga wawe, bahita bakubwira ko washyizemo account number baguhaye, amafaranga ni 500, ikiguzi ni 0. Ubwo rero ushaka kwishyura uhita wishyura. Icyo gihe nta kindi keretse gutegereza ukazabona icyangombwa cyawe hano ku rubuga rw'Irembo. Ikiganiro cya kabiri tuzareba uburyo iki cyangombwa ukibona ugikuye ku rubuga rw'Irembo ndetse ukaba wanagisohora ukagikoresha. Murakoze gukurikira iki kiganiro, naho utaha.